Neyuano, this is the Nobos. I'm the future man, the Nobos. Right, Nichibaruma. The Nobos Rwanda TV, the Nobos Television, Online TV, iragutegurira byinshi ku muhanzi w'icyamamare utari uzi. Ese uyu ninde, ni muntu ki, abayeho ute? Ni umukobwa w'umwirabura, umuhanzikazi ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba ngo afite uruhu rwirabura byaramugoye kugira ngo agere ahageze ubu ngubu. Ngira ngo uwo nta wundi ni Rihanna. Yakoze indirimbo zitandukanye mu njyana dance reggae n'izindi zitandukanye, dore kandi ko akandi kazi ke ari ugufata amajwi, umunyamideli, umukinnyi w'amafilime, dore kandi ko ngo amurika imideli kandi akanazikora. Uyu nta wundi ni icyamamare Rihanna, nk'uko natangiye mbikubwira. Akaba ari we musitari tugiye kurebera hamwe amateka ye kuri uyu munsi, kuri iyi saha, kuri iyi tariki. Ibi wabiteguriwe na The Nobos Rwanda TV, Online TV by Neyuani Kimomo. Nkurarikira gukanda subscribe, ukadukunda, ugatanga n'igitekerezo kundi musitari twaza kubwira. Tariki 20 z'ukwa kabiri 1988 nibwo uyu Rihanna yaboneye izuba muri St. Michael, Barbados muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego ye nyamukuru yo kuvuka kwari uguhindura isi, ari nabwo yiswe Rihanna Robin Fenty. Akaba mwene Monica Boraife White, ariwe nyina na Ronald Fenty, ariwe se. Avukana kandi n'abasore babiri, Rory na Roger Fenty. Gusa ngo afite abandi bavandimwe ariko badahuje ababyeyi. Mu kujijukira mu masomo, amashuri abanza yayize St. Charles F. Brew Memorial High School. Bwa mbere yibonyemo impano yo kuririmba ageze muri segonderi, ari nabwo yashinze club y'abakobwa batatu mu kuririmba, ariko ntibimuhire nk'uko yabyifuzaga. Ubusanzwe akiri umwana yafashaga nyina gucuruza imyenda, ari nako se yakundaga ibiyobyabwenge cyane, bigatuma n'uyu Rihanna n'abakunda kubikoresha akiri muto. Mu nzozi ze zari kuba umusirikare kandi ukomeye mu bagore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akamamara akaba kimomo hose ku isi yose. Mu mwaka wa 2003 ubwo haburaga icyumweru kimwe gusa ngo ajye kwiyandikisha mu gisirikare, nibwo mushuti we Evan Rogers yamubonyemo impano ikomeye yo kuririmba, ahitamo kumujyana mu nzu itunganya umuziki, inzu yitwaga Def Jam Recording. 2005 kandi nyuma y'imyaka 2 gusa ageze muri iyo nzu, yahise asohora alubumu ye ya mbere yise Music of the Sun. Iyi alubumu itaramugoye cyane, ariko alubumu yari nziza cyane. Iyi alubumu ye ya mbere igizwe n'indirimbo zarimo Here I Go Again, The Last Time, Don't Play n'izindi nyinshi. Iyi alubumu kandi yaje ku mwanya wa 3 kuri Billboard Hot 100, bikamutera imbaraga zo gukora cyane, bikanazamura izina rye muri USA. 2006 ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje akora gitwari. Nibwo yakoze indi alubumu ye ya kabiri yise Girl Like Me, ikaba yari irimo indirimbo nka Final Goodbye, Ride, Faithful n'izindi. Umuhate mwinshi cyane yakomeje kugaragaza watumye muri 2007 yakoze alubumu yindi ya 3 yise Good Girl Go Bad, yarimo indirimbo zakunzwe cyane nka Don't Stop Music, Take a Boy, Umbrella, indirimbo yamamaye cyane ndetse no mu Rwanda ikagerayo. Ibi kandi byamuhesheje umwanya wa 9 muri Grammy Award.
muri uyu mwaka kandi wa 2007 akaba aribwo yatangiye gukundwa cyane cyane muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Mu kuvuga ati sinasubira inyuma, avuga ati nshaka gukora njye imbere, 2009 Rihanna isi yose yarayifite aha, kandi amaze kuyigarurira no gukundwa birenze kandi no gukundwa na bose. Dore kandi ko muri uyu mwaka yashyize hanze indarubumu ye yise Rated Allah, ikaba yarimo indirimbo nka Road Boy. Ibi byatumye bagira ngo arabwira Chris Brown wari umukunzi we kubera bari bamaze igihe gito bashwanye kubera urushyi yamukubise. Gusa ntibyigeze bimuca intege kuko ibyo byose yanyuzemo, nyamara ngo byakomezaga kuzamura izina rye uwo mukobwa, bigatuma abantu benshi batangarira impano ye kandi bakanamukunda cyane. 2010 mu mahate mwinshi cyane yakoze indarubumu yitwa Loud, yari imeze neza cyane, irimo indirimbo nka What is my name, Onurga and Wally. 2011 nibwo bakomeje gutangarira umuvuduko we w'uyu Rihanna, umuvuduko yari afite mu gukora umuziki na alubumu nyinshi cyane, kuko yakoze alubumu yiswe Top Dar Top, yarimo indirimbo mwese muzi nka We Found Love, indirimbo mwakunze cyane. Bwabo twari kwa gukora cyane wa muhate byatumye 2012 asohora indarubumu yiswe Ani Project, yanatumye aba uwa mbere kuri Billboard 200. Iyi alubumu yarimo indirimbo zakoreye amateka y'umuhanzikazi, indirimbo nka Diamond, Life Your Life yakoranye na T.I, ndetse na Love the Way Your Life, indirimbo yamamaye cyane yakoranye n'umuraperi Eminem. Nyemerera The Nobles Rwanda TV turebere hamwe noneho iby'ubuzima bwe nyuma yo kuva mu muziki. Gusa nkomeza nkubwira ati subscribe niba uduteze yombi, niba uduhanze yombi, 5 kuri 5 bikugereho. Rihanna yahuye na Chris Brown. Rihanna afite imyaka 17 naho Chris Brown afite imyaka 16 gusa. Aba bombi bahuriye muri Viba World muri 2005. Amafoto atandukanye yagaragaye niyo yatumye batangira gutangaza ko uyu Rihanna yabakundana na Chris Brown. Ni byinshi byavuzwe kuri Rihanna kandi ngo yakundanyeho na Drake, ngo rwari urukundo rw'ibanga ariko ntibyagenze neza. Rihanna kandi yakundanyeho na Karim Benzema musanzwe muzi cyane, ngira ngo bakundanyeho birenze, ariko nabo ntabwo byaje kurangira neza nk'uko babaga babyifuza. Dore kandi ko Rihanna mu rukundo atacitse intege, ahubwo uyu Rihanna yakundanye na Hassan Jamel. Uyu Hassan Jamel ufite imitungo cyangwa se imigabane muri Toyota company, ariko nawe ngo ntabyaje kugenda neza nk'uko bari babyiteze. Ibi wabiteguriwe na Neywan Kimomo ku bufatanye na Tomton umwami kuva muri The Nobles Rwanda TV. Kora subscribe kandi unatubwire undi mustari twazakugezaho ubutaha. Ciao ciao, bye bye, turabakunda 5 kuri 5, muri abagaciro kenshi cyane. Subscribe.